message nziza tuba tubagezeho kandi zituma utaca inyuma y'umugore wawe cyangwa uca inyuma y'umukunzi wawe. Nicyo kiba cyatwicaje ahangaha kugira ngo tubaganirize byinshi bitandukanye mu bijyanye n'imibonano. Hari amaposteri atandukanye menshi ugenda ukorera umukunzi wawe. Niba iyo umuhaye iri joro posteri akakurongora akarangiza, mu gitondo ntago ari posteri umu, nimugoroba ntago ari posteri umu. Okay, kugira ngo mbikubwireho neza, hari ukuntu ujya mu buriri n'umukunzi wawe, ukajya mu buriri n'umugore wawe mwashakanye, ukaba wamurongora akishima. Ariko uburyo wamurongoramo akishima cyane akanezerwa n'uburyo butandukanye aribwo nagira ngo mbagezeho. Okay, posteri nziza cyane ikunda gushimisha umugabo nukuba umugabo yaryama ukamubwira ati mugabo mwiza, umukunzi wanjye ryama nkwereka posteri. Urabona hari ukuntu umugabo iyo umubwiye ngo ryama ashobora kubika inda. Oya, ntabwo ari kubika inda cyangwa ahindukire aryamisha urubavu rumwe. Oya, umugabo aramubwira ati garama, ntuturuke mu gatuza, ntuturuke ku minwa yawe myiza, ntuturuke mu gahanga kawe ufite impanga nziza, manuke kunda, manuke hose. Iyo umuntu wamwishimiye nta kintu cyutamukorera. Hari ahantu wumva nza agapfundikiye gatera amatsiko nzahababwira ubutaha. Okay, ya posteri rero yo kuba wabwira umugabo ngo agarame. Urabona hari ukuntu umugabo agarama segiseye ikareba hejuru. Ako kandi ikintu ugomba gukora kugira ngo ushimishe umugabo wawe, ufata segiseye ukayikoza ukazamuka gakeya, ubabaye nk'uwicara ariko ntugereyo neza. Ugafata segiseye ukazamuka, ukamanukiraho gake gake, ukaraga neza buhoro buhoro neza cyane, ukajya unamanuka ongera uzamuka ukora movement. Okay, ukamanuka ukazamuka, ukamanuka ukazamuka. Umugabo wimutera kuba yaryoherwa cyane. Afata amabuno cyangwa amatako, ibibero biri gutandukanye mu mvugo, akaguterura. Santimaro ziba zamwishe nubona yaguteruye uzamenye ko agiye kurangiza. Ako kanya hari ukuntu umwiyima nibuze ko imibonano yabaryoheye neza cyane cyangwa bimukoreye neza cyane. Ako kanya uzamera nk'umwiyimye se nkaho uzamuka ushyiremo distance ingana na gutya. Urabona ukuntu hangana. Ego, umureke nk'isegonda rimwe, wongere uhere ku mutwe, ukarage buhoro buhoro, wongere umere nkaho bitangiye, umanukireho gake gake. Ako kanya nawe santima zawe zigenda ziri kwiyongera, kuko iyo umwiyatse nawe umubiri wawe umeze nkaho wisukurura mu kuntu hari ahantu harakururana. Okay, ukongera ukamanuka gake gake. Umugabo ahita gufata gutya akaguterura. Iyo aguteruye rero cyo bita gucumita. Iyo aguteruye agacumita abagiye kurangiza. Icyo gihe rero iyo umuhaye ako katuro ukamuha ku gaposteri biramuryohera cyane, nta nubwo ashobora no kuba yaguca inyuma. Sibyo? Iyindi posteri rero yashimisha umugabo nayo, hari ukuntu ibitsina by'abagore biba bitandukanye. Hari mujye mukurikirana Vestine aba yarabifuza, ariko n'ibingibi bari ingenzi kuba nabibagezaho kuko mba mbizi neza cyane, mba mbifitemo experience kuba nabibabwira. Hari indi posteri bita kinyuma. Iriya posteri ya kinyuma rero kenshi abagore baba bafite ibitsina bitandukanye, ntago ari ngombwa kuvugamo uko buri wese aba yizi igitsina cy'uko giteye. Hari uwo barongorera imbere bahagaze, hari n'uwo barongorera inyuma bapfukamye. Ako kinyuma rero ukuntu nako karyohera umugabo akaba ataguca inyuma. Ako kinyuma urapfukama, umugabo ukagenda ukamwegereza ibibero, segiseye ibihagaze imeze neza, ibiregeye nka pisto kabisa. Ako kinyuma rero iyo umugabo amaze kugeza sexe muri sexe yawe, igitsina cye mu cyawe, ako kanya ntago wicara cyangwa ngo ukomeze upfukame nk'inka iri mu gikinjiro cyangwa nk'inka iri kubyara cyangwa nk'ihene. Icyo gihe ikintu ukora uranyonga, cyumbita ukagosora. Ari umuntu wibwira ngo ntago yashimisha umukunzi ngo kuko ngo ibyo bintu bikora abantu bafite amabuno, barakubeshya cyane. Wowe sexe nubuzi kujye mu bintu by'urukundo byo kuryamana n'umukunzi wawe kugira ngo umuryohereze atazaguca inyuma. Ntukajye witwaza ngo simfite amabuno, ngo sinteye neza, ngo iyi posteri ngiye gukora ntago imbere. Ujye ukora iyo posteri, nutayimukora azajya kureba babandi. Ako kinyuma rero ukuntu ugakora, iyo umugabo amaze kuyigezamo umeze neza, amabuno urayagosora, ukagenda ukaraga unyongesha umugongo.
ntago ukoresha amatako kuko ndabizi neza ko bitapfa gukunda ukoresha umugongo kamera nkaho uri kugosora icyo gihe umugabo nawe afata amabuno hari ukuntu umugabo aba yaryoheye akaba yagutera kagashyi k'urukundo ku mabuno yawe kenshi niyo mpamvu avuga ngo umugore washatse arabyibuha atera neza cyangwa umukobwa ufite uko bakundana muri iyo minsi aba ateye neza ni kagashyi ashobora kugukubita ako kantu ndi kuvuga hari ukuntu waba ukumvamo ukuntu ako kantu ko uvuze nyine urabivuze uko ubivuga nabonaga ubifiringa ahubwo nanjye bituma hari ukundi kuntu niyumva cyangwa se hari ibyo nahise nibuka ariko ikindi kintu nashakaga wenda ko wadusobanuriraho hari ukuntu umugore aba yumva ko kuba yarashatse akaba yarageze mu rugo ibyo byonyine bihagije ese mu by'ukuri hari umugore wumva yarageze mu rugo akumva ntaziyitaho akumva nta kintu azakora nyine ko yabonye umugabo akumva ko gushaka umugabo ari ukuryama agasanga yamutekeye no kumumesera we ntiyiyiteho ntakore inshingano ze nk'umugore ibyo byo wabitubwiraho iki cyangwa se wabituganizaho iki uwo mugore rero ntago abazi icyamujyanye buriya ikintu bita kuvuga ngo kubaka urugo ntago ari ukuvuga ngo umugabo arakuzanye ngo ubigarame akurongore ubyare ngo ukore imirimo ntago aba yarakuzanye ngo ube umukozi aba yarakuzanye yirindira ari cyangwa hirya no hino gushurashura hari igihe umuntu aba yararezwe akavuga ati njya kugira ngo nzajye gusambana hirya no hino nzashaka umugore umwe kandi nawe azanyura nibyo by'ibindi kukubwira kugira ngo uzanyuze umugabo wawe anyurwe neza ku buryo atazajyande nkuko aba yaragushatse afite talent yo kuvuga sinshaka kuzajya kujarajara hanze ibi nibyo ndi kukubwira byagufasha mu rugo rwawe kugira ngo ukomezanye n'umukunzi wawe kandi mubane neza hari yindi posteri yo muri dushe n'umugabo hari ukuntu hari benshi bakora siporo murabizi hari ukuntu umuntu ajya muri siporo bakamubwira ati unama ukoze intoki zawe ku birenge ushobora kuba uri muri dushe ukirekura amaguru gasa nkaho utagaranya mu gake kuyatandukanya mvuze iryo jambo mvuze ushobora kutaryumva ukayatandukanya ugasa nk'ubunama neza mama igikobwa cyangwa mama umugore mwiza ugafata amaboko yawe ukayakoza kuri ya mano umugabo ukamuha umwanya agakore ibye kandi bikamushimisha ako kanya agufata neza agafata mu nda akajya akurura yishyira icyo bita gukurura wishyira mama ukaryohereza umugabo neza kandi umugabo wawe iyo byagenze gutyo wamukora utuntu tugiye dutandukanye ntagashobora kuba yatekereza undi ntagashobora kuba yaguca inyuma rero ukuntu ndi kubikubwira nkabona wagize santima ushobora kuba uri gutekereza umukunzi wawe ntabwo wabura kumutekereza icyo gihe uhita wibuka bimwe wenda mu byo nawe wakoze bimwe mu byo ukora ugahita wiga no kuba hari icyo wakosora cyangwa se hari n'icyo wakongeramo ariko ngewe numvishe ufite ibintu byinshi ufite kutubwira numvishe wenda mu byo narinzi hari ibyo nawe uzi kuturenza hari ikindi kibazo numvaga nifuza kukubaza wenda wansobanurira hari ukuntu wumva abantu bavuga ngo umugore cyangwa se umukobwa utaraciye imyeyo kumurongora nyine kurongora umukobwa waciye imyeyo n'utaraciye imyeyo ngo hari aho bitandukanira ese hari icyo waba ubiziho ku buryo byibuze watubwira ati ibyiza bibiri byo kurongora umukobwa waciye imyeyo ni ibi ibyiza bibiri byo kurongora umukobwa utaraciye imyeyo cyangwa se muri make tubwira aho bitandukanira wowe uko ubyumva n'uko ubizi umukobwa wacimye n'utaraciye ariko nta kuntu waba uri umunyarwandakazi biriya bintu utabizi niyo utabizi hanze hari amaproduwi nyine ugenda kwa muganga bakaguha ugakoresha kandi kugira ngo ushimishe umugabo wawe hari igihe utaracimyeyo yahura n'uwo hanze wacimye akagenda akigumirayo kandi hari akantu nigeze kubona ngo ukagenda ukigumiramo hari ahantu yagiye akigumiramo ariko ntabwo yibagirwa urugo rwe kaba ari ak'umunota umwe ariko iyo ijisho ryarebye rihereza ubwonko nabwo bugahereza ingingo zose umukobwa wacimye rero burya akenshi ni ibintu twishyiramo ni ibintu twisetingamo bidashoboka cyane kuryohereza umugabo kuba aracimye no kuba utaraciye ndumva sinzi aho hantu ndumva turi bamwe kuko umugabo hari igihe agenda akaba yava ibutara akajya icyangugu akava icyangugu akajya iburasirazuba iburengerazuba akajya mu majyaruguru Kigali akayizenguruka ariko finale agasubira
kuri wa mugore. Hariya rero aba yamaze kubona ko byose ari bimwe. Ego kuko ntago agenda bubakira nkuko bibakiye umugore cyangwa ababyara nkuko yabyaranye n'umugore asanga byose ari bimwe. Ahubwo umukobwa biterwa n'ukuntu wamuteguye mu mibonano. Nese umukobwa uzaza mujye mu gitanda uhita umuzamura imyenda ukuremo isuti ugarike nkugiye kumukinja. Ibyo bintu urumva wagira santima koko. Tegura umukobwa umutegure neza, umusome dore ko biba bimeze neza, umusome umukore mu matwi, umubaza ati sheri niki kintu kigushimisha. Buriya kenshi umukobwa ukiri gitwa abanyara. Umukobwa buri ukiri gitwa abanyara. Buriya nabikubwira ukagira ngo ibi bintu mbifitemo experience, niyo mpamvu nagusatireka mbikubwire. Iyo umuteguye neza hari ahantu ho kugenda ukora mu ngingo zose gake ahantu wagera burya ngo harano wagera ukabona arasetse birenze uko yari ameze. Aho hantu uzagumeye uzigumiremo. Umukobwa wamuteguye ntahandi mushobora uba wavuze ati ntago ndi bumarane nawe isaha tindi minota 30. Iyo wamuteguye gutyo ntago umenya ya masaha ukuntu yikubise natana arashira. Bira bintu rero bisaba mu mutwe. Niba uzi ko ugiye gukora imibonano ukabuzi ko ari huti nk'aba bandi njyamo arabantu njya mbona wenda reka mvuge nk'abantu bigurisha abonanye n'abagabo 5 hari abo njya mbona ku YouTube ngo uyu mukobwa ngo abonana n'abagabo 5 ijoro rimwe. Biriya ntago bamurongora bishaka. Aba ari amafaranga ari gushakisha. Uriya rero ntiwajya kumubwira ngo uramubwira ngo ibyo kumutegura. Aba yumva uri kumutera stress. Ushobora no kumurongora akubwira ati agira vuba nigendere. Mayange nigendere. Niyo mpamvu mbwira ngo abagore turi bamwe ariko haraho dutandukana biterwa n'ukuntu umuntu yaguteguye cyane ukuntu umuntu mubigiyemo. Ibyo nimba mbikuigishije nuko mba ngukunze nuko mba ngira ngo hari ibyo umenye. Nkuko mba mbizi mba ngira ngo mbigusangisha nawe bimenye kandi umenye kuzafata umugore wawe ntaguca inyuma cyangwa umugabo ntaguca inyuma. Ibi bintu mba ndi kukubwira umva navuze kuri buri ruhande rw'umugabo. Iyo umugabo nawe yaryohewe byandi nagiye ntambutsa nawe aguma aho ngaho. Okay, ni byiza cyane tuba tugenda tuzagenda tubagezaho n'ibindi byinshi bitandukanye kandi urabona iki kiganiro kiba kiryoshye cyane nkawe musuri uri kundeba koko manenge ntagushaka kubyumva. Urumva mba nafashe nka kwigisha nawe wa mukobwa uri kundeba ngomba kukwigisha neza ukaguma ukuntu bafata be wawe. Hari amagambo ari hanze ahangaha hari babe babu ibintu bya sheri ntabwo bikigezweho n'umukozi ukoresha mu rugo mwita sheri kandi nabiba birenze. Ugasanga umuntu ngo buburi ngo mbese abagabo babaye ba pote ba buburi ntabwo bakitwa amazina yabo. Tuzatugenda tubagezaho n'ibindi biganiro byinshi kandi bibigisha uko mugenda mufata mu rukundo rwanyu mu rusigasira neza. Okay, Jojo urakoze cyane tugejeje ibintu byinshi kandi byiza pe. Ariko ndumva nubwo usa nawe dusezeye n'icyo ariko numvaga nifite byinshi byo kukubaza ariko wenda reka tube turuhutse turagaruka mu kanya nkubaza n'ibindi. Ciao. Turabakunze cyane kandi murakoze mujya mukumva mudukurikirane muduheshe ya musharing muduhe subscribe mukore link tuzatubageza n'ibindi byiza bitandukanye. Umugore cyangwa umugabo utari wareba kino kiganiro cyane umugore cyangwa umukobwa rwose umugabo wawe nutamukorera ibyo Jojo akubwiye hano akagenda ntimujye murenganya abagabo ngo ni indaya cyangwa niki ahubwo umuntu afite hava kuko hari icyo yabuze kandi iyo uzi kuri bubone icyo ukeneye ugomba kujya kugishaka ahariyo hose. Mwabagore mwe mwabakobwa mwe mwite ku bakunzi banyu ejo bundi nutamufata neza kaza tugahura nkamufata neza ntazagaruka. Sawa murakoze cyane.